ko yigeze kuvuga kuri iyi ntambara ariko ndibaza ko n'icyerekezo twayihaga n'ubuhangange bwa Amerika tuzi kuko twagenderaga no ku byo Trump yivugira yavugaga ko ari intambara iramutse itinze yamara ibyumweru 2 hanyuma ndetse na legal basis wibuke ko twayivuzeho iriya resolution bafite imuha ububasha bwo gutangiza intambara atabwiye kongere ariko ikaba yempoza condition yo kwiyo ntambara itagomba kurenga iminsi 60 ndetse kurumva bavuga ko ni iminsi 90 harimo 60 y'iyo ntambara n'iminsi 30 yo kuvana ingabo mu birindiro nuko byanditse kongera ngo uziko byateye polemique twabivuzeho abantu bavuga yuko atabajije kongere ariko kubijyanye n'ububasha bwo gutangiza intambara cyane cyane nk'iriya umuntu ateganya kwizamara igihe gito arayitangiza ahubwo akabimenyesha kongere icyabaye rero ubu tuganira gikira ngo iriya ntambara bayitangiye kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri no kuvuga ko uyu munsi tubaze ya minsi 30 yo kurangiza 60 yo kurangiza ibikorwa bye bya gisirikare haraburi minsi 9 niba nabaze neza kuko hafi aho kuko no isufi nta nubwo nibaza kwigera urebye ni nk'icyumweru kimwe 28 z'ukwa kabiri 28 z'ukwa kane ukoze imibare yoroshye iminsi 60 isa nimurangiranye no kuvuga ko mu cyumweru kimwe we yagombye kugaragaza ko yatangiye kuvana ingabo mu birindiro icyo ni kimwe hanyuma intambara rero nge ntekereza ko niba hashobora kuba harabaye ubusesenguzi inzego z'umutekano inzego z'ubutasi ngira ngo bashobora kuba baranegirije cyangwa se batarigeze baha agaciro wenda ubushobozi bwa Iran bwo kwirwanaho kuko Iran iyo yitegereza urabona intambara irimo kurwana yego ugiye kureba ibyo bita guerre conventionnelle n'ibikoresho n'ubukana dusanzwe tuza Amerika ifite yes ni igihangange ifite imbaraga ariko Iran yagaragaje ko ifite capacity yo gutuma iyo ntambara itinda kandi gahenda kurusha umuntu muri treasury ya Amerika baravuga ko ni intambara irimo kubatwara hagati ya miliyoni 900 na miliyari y'amadolari ku munsi umwe donc miliyoni 900 z'amadolari hanyuma ni intambara navuga sinzi niba byita impu zombi navuga ngo ni guerre hybride kubera yuko ushobora kwireba du point de vue militaire harimo za misile harimo amadrone harimo intambara nako harimo indege z'intambara ikindi hari ushobora no kwireba mu bundi buryo nibyo ndimo kukubwira ni intambara militaro economique kubera ko ifite na component y'ubukungu ikindi nuko kugeza ubu Trump byamugoye gusobanura objectif ziriya ntambara icyamujyanye muri Iran kugeza ubu ntabwo arimo gushobora kugisobanura ndetse ikindi nuko anamerewe nabi muri Amerika ubwabyo mu banyapolitike b'abanyamerika n'abaturage kuko mu minsi ishize amaze kubona za isheka arimo kugira yahamagaje inzego z'umutekano abantu ba CIA n'ibiki avuga ati tugomba kongera kwicara tukareba l'arsenal militaire yacu kubera iki barimo barakoresha uburyo buhenze bashobora kuba hari n'ibintu by'ibitwaro bya kera byabaye arikaike baronze bitagishobora kugira ikintu bibafasha ikindi Netanyahu ashobora kuba yaramushoye muri iyi ntambara nabyo byashoboka ariko mu bigaragara Trump urebye muri make intambara isa niyamunaniye arimo arashaka exit ariko exit ya yindi bita donc kureba uko yayisohokamo ariko nanone adasebye ndangiza kera wenda reka mpera aho ngaho buriya mu giturage ahantu navukiye hariya ku Ntenyo iwacu buriya ihene urayizi ihene buriya ikunda ibishyimbo byumye bitetse biri mu nkono hari amazi batekesheje ibishyimbo bayita amaminino hari igihe rero iseseramo igaseseramo igiye kurya biriya bishyimbo ariko yajya kwegura umutwe ngo ive mu nkono bikayinanira bigenda gute rero icyo gihe aiza urareka ihene igahera umwuka iri mu nkono cyangwa ukamena inkono ubu rero niho tugereze muri Moyen-Orient kuko ni inkono y'icyungo niyo bavugaga isa n'ifite uduhembe iyo yagiye gutya ikajya kweguka twa duhembe dufata mu rugara rw'inkono ntabwo ishobora kuvamo ngira ngo ni ikintu cyamugoye muri make iyi ntambara kuri Trump yamubereyemo surprise nyinshi ikindi cya kabiri ya teori ya mbona ringiye kuyitiyamo
ya mugabo ariko si ye ya make America great again, ahubwo ishobora ku gihe kirekire kuzatuma Amerika ahubwo bayitinyuka ya teori yo kongera kwiyempoza nk'igihangange cyonyine, ahubwo biri buzane la montée en puissance, biri butume ahubwo hatumbagira yasi iri multipolaire ya yindi bo bagombaga kwirinda y'ibihangange byinshi. Nicyo ndimo kubona, ariko ingaruka z'ubukungu kuri iyi ntambara ni nyinshi. Wakwibaza ngo iyi ntambara ninde uyungukiramo, nakubwira ngo uyu munsi ntawe. turaza ko njyewe igihe nageraga kuri potezi yo kuvuga ngo ntawe uyungukiramo, si uko nari nyobewe yuko abacuruzi ibikoresho by'intambara, aba bakora izo za drone, izo company zose nyine zabonye isoko kwa Trump, kuko niba ukeneye ibikoresho byinshi byo kujyana mu ntambara cyangwa bikunda ufite umusupplier. Yes. Hari umusupplier rero we arunguka. Utwo tuntu rero twitwa utunyungu egocentrique cyangwa se inyungu z'abantu ku giti cyabo n'amasosiyete ku giti cyabo, izo nyungu zo zirahari biranumvikana. Ariko nari ndimo kureba, urebye nko muri rusange ushobora kwicara, kuko reka turebe intero yateraga yinjira muri iyi ntambara. Ngewe nicyo nakubwiraga, nari ndimo kukwereka feria kuri make America great again, sibyo? Ahubwo nyine nibyo ndimo kukubwira, igikundiro, reputation ya Amerika, sibyo? Cyangwa se mu kimwe popularity ya Trump muri Amerika. Hari midterm izaba mu kwezi kwa 10. ubushize wowe na John Mugabo mwatubwiye ko ntabwo icyo Amerika ikeneye na Trump bakeneye ntabwo ari ukubakunda. Oya, no ukubatinya, ariko iyo uvuga ngo Amerika ninde? Kuko kugeza ubu ngubu nakubwira ngo les Américains ubwabo bari divize ku kintu kintu, kuko intambara ni aho natangiriye nkubwira. Natangiye nkwereka uburyo yananiwe gusobanura objectif z'intambara. Yageze ahantu avuga ngo il y a des trois Hormuz, ngo donc yageze ahantu noneho ihinduka objectif y'intambara, kandi yari ifunguye mbere yuko ajya mu ntambara, sibyo? Ariko ikintu aterura adashaka kuvuga icyamugenyeyo ni regime change. C'est nicyo kintu adashaka kwerura ku mugaragaro. Yagiye gukuraho ubutegetsi, donc le régime de Mora niyo yamujyanye, agenda agiye kuyikuraho, ndetse yibaza yuko namara kuyica umutwe ari naho handi habaye feria ku nzego z'ubutasi, yaba ari ntuzaseya na Mossad. Wibazaga yuko namara kwica Ali Khamenei, wari uyoboye ubutasi mo hagati we akica bari abantu bose. We yaravugaga ati hari imyigaragambyo iri hariya, ntabwo yigeze atekereza kuri cya kintu Egide yavuze cyitwa cy'abantu bakita cy'umuco, iranite y'abanyayirani. Abanyayirani nubwo wasanga bo ubwabo barwana, noneho ukabatera intambara yabo baba bayiretse bakakudiha bagasubira hamwe. Uyu munsi wakwibaza ngo abantu bigaragambya bagiye hehe, sibyo? Nuko nkuko yabivuze, ubwami bwabo abaperise ni abantu bayoboye isi, ni empire nini, ni abantu bafite amateka yabo. Nta muntu n'umwe nzi wigeze ajya kurwana na Irani ngo ayitsinde, njye ntabyo nzi. Hanyuma noneho ikindi, nkuko ubivuga wowe kuvuga ngo abayungukiramo, reba wenda twebwe tugiye ni bya bindi bavuga ngaho inzove ebyiri zirwaniye, ngo baravuga ngo byatse nibyo bihababari, ngo l'herbe en pâtit. Donc no kuvuga ngo twebwe, iyo ureba nko muri Afurika, iyo ureba wenda Egide araza kutubwira ku bintu bijyanye n'ubukungu, byaba ari bizamuka by'ibiciro bya peteroli. Ikindi cya kabiri nuko bino bintu ni business ya peteroli ubwayo ni cartel, irimo za speculation na mafia nyinshi, sibyo? Ni ikibazo cyo kuvuga ngo uyu munsi Trump agezaho ari we usaba ibiganiro, niwe urimo biriya biganiro byaberaga Islamabad, kuko na mbere ibiganiro byari bihari. Wakwibaza ngo na mbere yuko ajya muri intambara ko n'ubundi ibiganiro byari bihari ku bijyanye na uranium, none ukareba kundi ishyira ku meza. Ubu ngubu arimo arababwira ngo uranium yanyu ngo mugomba kuyigurisha natwe twenyine, kandi namwe mugahagarika kuyikoresha. Hanyuma akagenda agafunga report za Irani zose ziri hariya mu kigobe cya Perez. Donc arafunga report zose, ni ukuvuga ngo za Irani zose arazifunga, ni ibyambo. None akavuga ngo ahubwo ngo Irani irimo irakora blackmail, irimo irakora chantage kuri Hormuz. Noneho hari n'ikindi kibazo nyine twibazaga cyo kuvuga ngo niba les économistes aba hari n'ibindi, kuko hari ikintu yanavuze kindi gikomeye. Yavuze ngo source y'amakuru tubona
uzafate biriya binyamakuru, ufate The New York Times, ufate Le Monde, ufate The Guardian, ufate Le Figaro, ndimo ndashaka kukwereka, ufate Washington Post, barandika, hari naho usanga za paragrafi zisa, ku buryo wibaza ngo White House ishobora kuba ifite abantu bicara bakababwira bati mutangaza ibingibi. Ni ukuvuga ngo ururimi Amerika ikoresha n'imbaraga ifite ku itangazamakuru riduha amakuru, kuko twebwe twicaye hano n'ibingibi tuvuga n'ibyo tubona mu itangazamakuru n'ibyo dukurikirana, ariko ni ukuvuga ngo source zacu ni izihe, sibyo? Ni ukuvuga ngo source tubona, ibyo tuzi bishobora kuba bitandukanye n'ukuri kubihari bitewe kuko wenda ururimi Irani bavuga Icyarabu, ibinyamakuru bafiteho influence nibihe, ariko ikigaragara nk'uko babivuze, we yari yiteguye ko iyi ntambara bazayimufasha, ariko ikiza kugaragara, biraza kugaragara ko Amerika nta ntambara n'imwe ishobora gutsinda yonyine, kuko izi ntambara zose nk'uko babivuga zabaye muri Iraq 2003, bayitaga ngo ni la coalition anglo-saxon. Nubwo bayise anglo-saxon n'Ubwongereza bwari buyirimo, ariko presque ibihugu bya OTAN byose byari birimo. Ngewe nzi abasirikare bo muri Canada bagiyeyo, Egide arabizi. Donc ni ukuvuga ko uyu munsi nibi ngibi ahubwo ni urimo gukora chantage avuga ngo ashobora gukura Amerika muri OTAN. Donc ikindi kikwiye kugaragara no kwibaza ngo ahubwo ese ahubwo ubundi Trump we wakwibaza ngo yabaye perezida gute? Erega hari abantu b'abanyamafaranga bicaye baravuga batari ko abo bantu batubwira ngo bize za Harvard na za Columbia University, ngo bavuye za Stanford n'ahandi, baza gusa bambaye amaklavat batagira amafaranga, baza bagashyiraho amategeko bakatwempoza imisoro, mwaritse ubutegetsi tukabufata. Noneho abanyemari bari abacuruzi ba Elon Musk, ba Bezos, bandeyana reba abantu bafinansaga kampanye ya Trump. Noneho igihugu tuba ari twebwe tukiyobora, dufata umuntu umwe muri twe kiyobore, hanyuma dushyireho imisoro dushaka, igihugu tukibi. Nibi ngibi byo kuvuga ngo imibare ngo iragaragaza ngo hagenda miliyari 2 z'amadolari. Iki kise kikubwira ko hatagenda imwe yindi bakayitwara. Donc ni ukuvuga nk'uko babivugaga no hirya hangaha, yes, no hirya hangaha, kuko uwo ni umusoreshwa wa Amerika niwe wishyura, ni umusoreshwa wa Amerika niwe wishyura kuva muri Amerika ujya muri Iran, hari ibirometero 12,000 avordoise. Kigali hariya hano FDLR mu marembo yacu, irubavu hariya hirya na za Kinigi, kuva Kigali kuva hano Kinshasa avordoise ngira ngo na amasaha 2, sibyo? Hari ibirometero 2,000, kilometero 2,000 ntibirenga. Twebwe twagaragaza existential threat iri mu marembo yacu, bakavuga bati ibyo bintu ntibikwiye, bati ariko we arahagurutse indege zigakora 12,000 km agiye mu ntambara y'amahugu. Donc ubwo urumva rero ibyo byose urimo kuvuga nkuko yabivugaga nk'umwekonomiste, intambara hari akagrupe gatoya, hari akagrupe gato kayungukiramo. Ngira ngo uziko tunahereye kuko intambara zose zikorwa ku buryo bumwe, intambara y'amahugu. None se niba atari y'amahugu, uyu munsi ntabwo ushobora kujya mu ntambara udashobora kudefinisa objectif zayo, kuko ariko Vode, reka twibutse abadukurikiye, abantu babashe gukurikirana iby'iki kibazo. Trump yavuze ko umugambi w'iyi ntambara cyangwa se intego nyamukuru ni ugusenya ubushobozi bwa Irani bwo gukora ibitwaro kirimbuzi. Ni regime change, cyo ni ikinyoma, kubera yuko impamvu mbikubwira ntabwo ari ubwa mbere. Nibyo bavuga ubu ngubu, baravuga ko ubwo bushobozi bwa Irani bamaze kubusenya bwo gukora intwaro kirimbuzi. Reka rero nkubwire, hano dufite generals, dufite abasirikare, uzabaza abahanga mu bya gisirikare bose, la guerre se gagne au sort. Nta muntu ufatira igihugu mu kirere. Igihugu iyo ufashe igihugu ufata ubutaka, iyo wafashe ubutaka n'ikirere ni automatique mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hanyuma iyo babikoze nyine barasa aho ngaho, ni ngombwa se kujya ku butaka? No, ubu bavuga ko inganda za nucleaire, kurasa inganda, none se bayirasa. Rega dore ikibazo kirimo, nibyo ababikoze baracyahari, nibyo yahoza kubwira. Wowe urakora F-35 ya miliyoni 100 z'amadolari, none umuntu agakora kadrone k'ibihumbi 10 by'amadolari, icyo kidege akagisenya, sibyo? Izo misile bahoze bavuga, ziriya misile balistike z'abanya-Iran zananiye za Patriot na za Iron Dome gute? Barasa uko babisobanura, misile nibyo bisengurire misile a plusieurs têtes. Yego, igenda rimwe yajya guhitinga ikagendera hejuru y'ibicu, yajya guhitinga target ikavamo 40, ushobora gufata 38 zigakubita icyo zigomba gukubita. None se Netanyahu yihishiye iki? Hanyuma ikindi ku gihombo, reba ibintu byose ni bino, biriya bintu byose byasenywe n'intambara, kubyubaka bizatwara igihe kingana iki? Reba abantu bamaze gupfiramo,
yego ubukungu bw'isi buri mu kaga ariko nk'uko wanabivugaga uvuga uti izi nyungu ni izande. Hari n'abatekerezaga bakavuga bati okay, arashaka guteza akajagari wenda ngo we asigarane monopole yo gucuruza peteroli ari kwiba muri Venezuela kuko nawe yo afite yo kompanyi ze zagezeyo. Hanyuma abakeka ko iyo nayo ari indi mibare nayo ishobora kuba imibare, ariko ikindi ni uko nanone ugiye kureba nka Russia igira peteroli nyinshi. Uzi ko igihe cy'intambara Abanyamerika nibyo nari ndimo kukubwira, atorwa yiyamamaza imwe mu maturufu yakoresheje yavuze ko ari ku butegetsi mu masaha 20 intambara ya Ukraine na Russia yaba irangije. Abanyamerika ubu aravuga ngo kuwa gatandatu twari Islamabad ngo twaravuganye umuntu uyoboye intumwa za Iran mu mishyikirano ni speaker wabo, arababwira ati icyo ni ikinyoma. Uwo muntu iyo mishyikirano ntayihari, ni ukuvuga ngo n'uburyo bwo kuganira ni negotiation incertaine, hari fragilité ku bijyanye n'ibyo biganiro. Ariko nyine nk'uko mbikubwira hari ikibazo gikomeye cyane kijyanye no kuvuga ngo uyu munsi intambara yamunaniye, ariko kuvuga ngo yagiye gusenya ubushobozi bwa Iran ni kimwe na za ntwaro zibiri za kirimbuzi bagiye gusaka Saddam Hussein, Tony Blair na Bush, na n'ubu ngubu ntibarazibona. Donc ngira ngo nuko ibintu bimeze, ariko nk'uko yabivugaga nk'uko yabivugaga akagurupe gato k'abantu bungukira mu bintu nk'ibi ntago babura. Ariko nari ndimo kureba mu buryo bwaguye ku buryo bwa rusange, aho gukaba wakwibaza koko ingaruka zino ntambara kuri short term no kuri long term nizi. Professor, hari ikintu kimwe abantu kuko Abanyamerika ushobora kuvuga utari ku bundi bisanganye Trump gute nyine icyo kibazo kibajije bisanze bafite umuntu nka Trump gute. Dore bitangira icyembere hari feria yabaye mu bademokrate bwa mbere muribuka Obama ari umukandida, noneho nyuma yaho manda ze birumvikana arazirangiza, haza Hillary kuri Trump wa mbere. Hanyuma kimwe mu bintu Trump yakoreshaga, buriya Abanyamerika n'abantu nk'uko yanabivugaga ni abantu simbizi niba navuga primitive, kuko ni abantu ubona batari bagera igihe cyo kwemera leadership y'umugore. Uyu munsi byo birimo. Noneho uyu munsi abantu bisanze hagati ya Trump na Hillary Clinton, abati okay, baraje batoye umuzungu, Trump aratowe, manda ya mbere irashize. Obama agiye bya bindi bagera n'amategeko bw'abatabafasha. Obama yagiye ari umuntu ukiri muto, yari umuntu ugifite popularity, ariko ntabwo yashoboraga kujya muri manda ya gatatu. Amategeko yabo niko bayaziritse, ni 4-8 yashira ukagenda. Ariko rero umusaza nagazagenda kuko ubu ngubu nyine nkawe umujuriste umuconstitutionaliste aravuga ngo consecutive. Wari muri consecutive ubu yatangiye amahugu yo kuvuga ngo manda ziba ebyiri, iyo ari manda consecutive zikurikirana nibwo bibujijwe kwiyamamaza ya gatatu. Ariko iyo nakoze imwe nkongera nkagaruka nyuma y'indi ubwo mba ntangiye. So tangira utegure rero abakumva yuko bazamuka iyo dabizabaho kuko ayo mahugu nayo yarayatangiye. Noneho rero icyo ngicyo ni kimwe. Ayo mahugu se hari arashoboka, tuzayavugaho tuyageze. Reka twikomereza. Nari ngiye rero kugera ahantu noneho Trump wa kabiri agarutse. Reba Obama agiye mu magambo make, Biden niba waramubonye neza, umuntu wari usigaye adashobora no kuzamuka mu ndege yitura hasi bamurandata. Ni ukuvuga ngo kuzana Biden muri make abademokrate sincerely speaking umukandida ntabe bari baratsinzwe. Noneho nyuma yaho ejo bundi bazana umugore ampulisi w'umwirabura kandi batinze, Kamala Harris, bamuzana banatinze trotare, sibyo? Donc ni ukuvuga ko byanga bikunda hari feria yabaye hagati kuko ufashe Trump na Kamala Harris, uyu mugabo numvisa afite discipline nta ari ikinyarwanda nashaka gukoresha ariko reka nkoresha icyo musanzwe moze, nuko kuzanira ibintu bibiri bibi ugahitamo ikibibuhoro. Abanyamerika rero ikibibuhoro babonye Trump instead of Harris, cyane kubera ko ya mafaranga. Intambara iracyahari nkuko mugabo yarabivuze, ariko iyo abayungukiramo ari bake kurusha bibabaza, ibyo bishobora gushyira pressure kuri abo bayungukiramo ikaba yarangira
kuko objectif regime change itagezweho n'ubundi hazakomeza kuba instabilité muri make Trump yateje akajagari tutamenya ngo kazarangira ryari.